atugaragariza ko umuntu udasari salatul witr bihagije kuba ari umugabo w'imico mibi cyangwa se ari umugabo mubi. Ese witri ni iki? Ikorwa ryari? Itangirwa cyangwa se itangira ryari? Ese hari itandukaniro ryaba riri hagati ya witri na qiyamul layl? Byose tukaba tubirebe insha Allah. Nkuko rero bisanzwe dukomeje icyicaro cya gatandatu mu byicaro 40 tuziga biidhnillah, Allah nadushoboza. Hanyuma uno munsi tukaba turi burebe icyicaro umwanditsi yagize umwihariko nka witri. Ubushize twarebye hadithi ivuga iti awsani khalili y'abantu bagera muri batatu, harimo Abu Dharr na Abu Huraira na Abu Darda. Bakomeje basubiramo iyi hadithi bavuga bati awsani khalili bi thalathin, intumwa y'Imana cyangwa se umukunzi wacu yadusezeranyije cyangwa se yatugiriye inama z'ibintu bitatu, harimo rak'atay duha, raka ebyiri za duha, siyamu 3 ayyam min shahrin, gufunga iminsi 3 buri kwezi, ya minsi ya beidha, ndetse icya gatatu gushyiraho witri. Uno munsi rero icyicaro turi burebe kiraba kireba cyangwa se gihagaze kuri witri. Ese witri ni iki? Ikorwa ryari? Itangirwa cyangwa se itangira ryari? Ese hari itandukaniro ryaba riri hagati ya witri na qiyamul layl? Byose tukaba tubirebe insha Allah. Tukaba turi bunarebe n'ibyiza bya salatul witri ndetse n'agaciro kayo mu dini biidhnillah. Bavandimwe wa Islam, umwansi hafidhahullah, Allah amugirire impuhwe anamurinde, Abdurrahman al-Hudhayfi aratubwira ati al-majlisu sadis, icyicaro cya gatandatu. Atangiza iyi hadithi izwi cyane iri ma'ruf agira ati qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an salati al-witr, intumwa y'Imana amahoro n'imigisha bimusakareho yavuze kuri salatul witr. Aragira ati inna Allah amarakum bisalatin, mu byukuri Allah yabategetse isala, hiya khairul lakum min humurin ni'am, iyo sala ikaba ifite ibyiza biruta iby'umukumbi w'ingamiya zitukura. Ngira ngo ubushize mu cyicaro twarebye agaciro k'ingamiya zitukura, umukumbi wazo cyangwa se ingamiya zuzuye umusozi. Ingamiya zitukura twanarebye ingamiya zisanzwe. Ingamiya zisanzwe dusanzwe tubona iya make ibihagaze hagati ya 3,5 miliyoni. Hanyuma ingamiya zitukura zihagaze cyangwa se imwe ishobora guhagarara 175 muri iki gihe mu byo tubara. Noneho wibaze umusozi wose wuzuye izo ngamiya. Murumva rero ni ibintu bikomeye cyane, cyangwa se iyi swala ariyo salatul witri ni swala ikomeye, ni cyangwa se ni isengesho rikomeye cyane iyo tuza kuba twari tubizi. Bavandimwe wa Islam, intumwa y'Imana iratubwira ati inna Allah amarakum bisalatin, mu byukuri Allah yabategetse iswala. Abamenye mu kugaragaza ino amarakum cyangwa se yabategetse iswala bahita bakuramo itegeko rigira riti salatul witri ni swala ya sunatu muakkada cyangwa se ya sunna yashyiriweho umukazo. Hanyuma hadithi gakomeza igira iti salatul witri, iyo nta yindi swala usibye salatul witri. Allah yadutegetse iyo swala ikaba ifite ibyiza biruta humuri ni'am cyangwa se ingamiya zitukura zuzuye umusozi. Wa yaqulu sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana nanone ikagira iti awtiru ya ahla al-Qur'an, intumwa y'Imana iragira inama abantu biga Qur'an, abantu bahifaze Qur'an n'abantu bakunze gusoma Qur'ani ko batakagombye kuryama byibuze badasomye Qur'an cyangwa se badasomeye Qur'an muri salatul witri. N'abamenyi bakomeye cyane bagaragaza ko bimwe mu bintu bishobora kugufasha guhifaza no kugumana muraja ni ugusoma Qur'an yawe wifashishije iswala za nijoro arizo salatul witri. Icyo nacyo tugomba kukimenya. Ubundi umuntu wiga Qur'an, hafidhul Qur'an cyangwa se ahlul Qur'an, bakagombye kuba barangwa ni iswala cyane itagomba kubacika. Hanyuma ikindi nanone
umwanditsi aratubwira ati rahimahullah inna hadhihi salatu alazima, mu by'ukuri iyi swala irahambaye cyane. Hiya khitamu salawati almuslim fi yawmihi, iyi swala niyo iherekeza cyangwa se isozereza iswala zose z'umwemeramana aba yasenze ku munsi. Wa laylatihi, ndetse nijoro. Ni ukuvuga ngo guhera sabah, guhera mu gitondo umuntu agasari kugeza al-isha, hanyuma noneho hakaza ikifunga cyangwa se igiherekeza cyangwa se igisoza iswala ye ariyo salatul witri. Indama yusalli al-isha, nyuma yo gusari al-isha nibwo ushyiraho iyo sala cyangwa se iyo sengesho rya witri. Au indama yuridu an yakhluda ila manamihi, cyangwa se igihe yumva ananiwe ashaka kuryama abagomba gushyiraho iyo salatul witri. Au fi saati laylihi, cyangwa se mu masaha y'ijoro. Au man waffaqahu Allah, cyangwa se uwo Allah yashoboje bi an takuna fi akhirihi al-layl, bigashoboka kuba yaza kubyuka mu gice cya nyuma cy'ijoro mu masaha 10 gutyo kuzamura kugeza adhan ivuze, nawe yashobora gusari iyo salatu al-witri. hanyuma فهذه الأوقات كلها وقت لصلاة الوتر. icyo gihe nkuko muri kubyumva, iki nicyo gihe cya salatul witr, guhera salatul isha irangiye cyangwa se umuntu amaze gusari salatul isha kugeza mbere yuko batora adhana ya fajri. Annahu qala, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iratubwira ati kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la yatruku al-witr, intumwa y'Imana ntiyigeraga ireka salatul witri ma'a rakatay al-fajr min as-sunan ar-rawatib, ndetse nta nubwo yigeze ireka raka ebyiri za mbere ya salatul fajr, la hadran wala safaran, ntabwo yigeze izireka haba iri mu rugo rwe cyangwa se iri mu mujyi we, ndetse n'igihe yakoze isafari. Ubundi umwemeramana hava akagera, waba uri mu rugo rwawe waba uri mu mujyi wawe, ntabwo wakagombye kureka izi swala ebyiri, salatul witri ni swala ebyiri cyangwa se raka ebyiri za mbere ya fajiri. Ndetse niyo waba wakoze urugendo, ku bantu bakoze urugendo, ku bantu bakora amasafari cyane, izi swala ntizizagucike, kubera ko niwo muco w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Izi swala zirahambaye cyane, kubw'ibyo rero niyo mpamvu intumwa y'Imana itigeraga izireka, haba iri mu rugo cyangwa se yakoze isafari. Bal wasalla ta'kidun alayha 'inda ba'd ahli al-'ilm, na bamwe mu bamenyi batubanjirije bagiye barangwa n'izi raka ebyiri cyangwa se izi swala intumwa y'Imana yadushishikarije gukora. Kal imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Allah amugirire impuhwe, yarangwaga n'izi swala zikomeye. Annahu qala, we aranatwibwirira ati bi anna man lam yutar fahuwa rajulun su, abamenyi bagaragaza ko umuntu utajya ukora witiri aba ari mu bagabo babi. Ese tuhite dutekereza nkatwe tutajya dukora witiri cyangwa tutajya twirengagiza kuri salatul witri, ese turabahe bantu? Cyangwa se mu batubanjirije bagaragaza iki kintu, twe duhagaze gute? Niyo mpamvu rero iyi swala ari ngombwa mu buzima bw'umuyisilamu bwa buri munsi. Imam Ahmad bin Hanbal, umwe mu bamenyi bakomeye cyane dufatiraho urugero tunagenderaho muri arba'a madhahib cyangwa se muri madhhab enye, atugaragariza ko umuntu udasari salatul witr bihagije kuba ari umugabo w'imico mibi cyangwa se ari umugabo mubi. Aravuga ati man lam yutar fahuwa rajulun su, umuntu udasari witri ni umugabo mubi. La yanbaghi an tuqbal shahadatahu, nta nubwo byemewe kumufatiraho urugero cyangwa se kumutangaho umugabo. Uko niko abatubanjirije beza bagaragaraga cyangwa se barangwaga nabyo, ntabwo yigeraga gutangaho umugabo udasari salatul witri, kandi abantu basari salatul witri barigaragaza nk'uko turi buze kubibona biidhnillah. Hanyuma umwansi nanone akatubwira ati aqallu alwitra rak'atun,
ubundi raka nkeya za salatul witri ni raka imwe gusa. Wa aktharuhu 11 raka'a, nanone inyinshi muri zo salatul witri ni raka 11 gusa. Waqad kana nabi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yusalli 11 raka'a, intumwa y'Imana yajyaga irangwa no gusari salatul witri igera muri raka 11. Fama aharana an naqtadi bihadha an-nabiy al-karim alayhi salatu wassalam, na hacu rero ho gukora iki, ho kwigana intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, kuko akenshi yajyaga isari raka za salatu al-witri igasari raka zigera muri 11. Na hacu rero ho kumwigana, kuko Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira cyane muri Qur'an, muri aya zigiye zitandukanye, akagira ati laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana, mu by'ukuri mufite urugero rwiza ku ntumwa y'Imana. Nanone Allah aratubwira ati nimba koko dukunda Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, mu by'ukuri nimba koko mwibwira ko mukunda Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, munkurikire. Intumwa y'Imana iravuga ati munkurikire. Kumukurikira rero ni ugukora ibyo yadusigiye, harimo no gusari iziraka 11 za salatul witri. Umumenyi cyangwa se abanditsi batugaragarije yuko salatul witri hera kuri raka imwe, hanyuma ikageza kuri raka 11 ku muntu bishoboye, ariko nasayi raka imwe gusa la ba'san fi, ntacyo bitwaye. Nanone umwanditsi akomeza atubwira ati an nara abna'ana, no kuvuga tugomba kuzisenga kugira ngo abacu b'abahungu n'abakobwa bacu, wa nisaana, n'abadamu bacu, sigaran au kibaran, baba ari bato cyangwa bakuru, wa ahla baitina, n'abantu bose tubana mu rugo, yusalluna tilka as-sala, babasha kutureberaho nabo barangwe no gusari iziraka ebyiri. Hari abantu bibaza ko izi salatul witri ari zashyiriweho abagabo gusa, ariko abantu bose bagomba kurangwa nazo, ndetse ukazitoza n'abana bawe n'abadamu bawe n'abantu mubana mu rugo, ukabatoza uwo muco wo kurangwa na salatul witri. Liyakuna hadha al-amal minhum tazkiyatan lahum, kugira ngo iki gikorwa baba bakoze cyo gusari salatul witri kibatunganye, kibeze. Biranahagije kuba umwana wawe nimba ushaka ko atungana, Allah amuyobora, Allah amugira umwana mwiza, yuko wamutoza kimwe mu mico y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, umwana wawe akarangwa n'iswala ya salatul witri, umudamu wawe akarangwa n'iswala ya salatul witri. Ese hagati yacu ni bande muri twe dushishikajwe cyangwa se turi tayari yo kwigisha abana bacu iswala ya witri? Kubw'ibyo rero, nimba dushaka abana bacu batungana, nimba ushaka ko umudamu wawe atungana, nimba mushaka ko abantu bo mu rugo rwanyu batungana, mubatoze iyi swala bavandimwe Islam, mubatoze iyi swala. Iyi swala izabakora iki? Tazkiyatu anfusihim, bizabakora iki? Izabatunganya imitima yabo. Wa takmilan linaqs faraiduhum, sinibyo gusa, iyi swala izaza yunganira za swala bakoze ntibazitunganye neza bavandimwe Islam. Wa ta'widi lahum ala fi'li alkhair, iyi swala izabashoboza cyangwa se izabaha umurongo wo gutangira gukora ibikorwa byiza. Ni hake mu bantu dusanga barangwa n'ibikorwa byiza mu rugo, usanga byibuze umuntu umwe mu rugo ari gukora ibikorwa byiza, ariko iyo abantu bose bashyize hamwe bakarangwa n'ibikorwa byiza, usanga urugo masha Allah rwujemo umugisha, ugasanga abana bari gutangira gukora ibyiza, ugasanga iyi swali umwigishije ayimenyereye, agatangira akanasiba, agatangira agasoma Qur'an, agatangira akicara kumviriza ya miziki yabonekaga mu rugo, akayihinduramo amawaidha, akavanamo imiziki agashyiramo amawaidha. Kubera ko igihe tuba twagiye mu kazi cyangwa se twagiye gushaka riziki, ntabwo tuba tuzi biri kubera mu rugo, ugasanga n'abantu babana n'abakozi cyangwa se n'abantu babafasha mu rugo batari abayisilamu batangiye kwinjira idini kubera iki gikorwa cyiza uranzwe nacyo, ukanakigisha na bamwe mu bana bawe n'abadamu bawe. Hanyuma umwanditsi nanone agakomeza atubwira ati wa innaka lata'jab min sinfayn min an-nas,
ushobora no gutangazwa n'ibi bice bibiri mu bantu. Allah turinde kuba muri abo bantu. Nimba tunabarimo, Allah atuvanemo adushyire mu bantu beza. Ahaduhuma, bamwe muri aba bantu, yajharu salatul witri ma'a si'atu intishariha wa 'azimi makanatiha. Abantu benshi mu bantu, hari abantu batazi agaciro ka salatul witri. Hejuru y'uko twirirwa tuyibwirwa hano mu misigiti, tukayibwirwa ku mastati, tukayibwirwa ku nyigisho zica ku ma WhatsApp n'ibindi bigiye bitandukanye, n'ibyiza byayo tukabibwirwa, ariko abantu benshi ntago baha agaciro iyi salatul witri. Wal akhar, icyo ni igice cya mbere, ni ukuvuga ni abantu bayizi, yirirwa ica mu maso, birirwa bababwira ati nyamuneka ntukajya uryama utakoze salatul witri, ukumva ko ari ibintu biri aho. Nyamuneka iyi salatul witri ni sunnatu muakkada, ni swala yashyiriweho cyangwa se ni sunna yashyiriweho umukazo, umuntu aba agomba kurangwa nayo. Ahmad bin Hanbal waranakubwira ati umuntu udasari salatul witri birahagije ko ari umuntu mubi, nimukajye munamufataho munamushyira mu bagabo, bamwe mu bashyira mu bagabo. Ubundi abantu bakagombye kudusinyira ku mpapuro z'ubutaka, aho tugiye kugura ibintu byinshi, bakagombye kuba barangwa na salatul witri. Wakagombye kuba ureba abantu ngiye gushyiraho ni abantu b'abanyakuri, ni abanyamico myiza, nk'uko Ahmad bin Hanbal bitubwira ko umuntu udasari salatul witri birahagije ko ari umuntu mubi, nimukanamufateho urugero. Ujye ureba abantu basenga kandi barangwa na salatul witri. Iswali ikunze kunanira abantu b'abanyamico mibi. Hanyuma wal akhar, abandi nabo ikindi gice, ya'lamuha, barayizi, banazi n'ibyo ari byo byose, cyangwa se banazi n'agaciro kayo, lakinnahu yahmiluha, barayirengagiza cyangwa se bayica amazi, wala yusalliha, nta nubwo bajya bayisenga. Waqad warada fil hadithi, nanone hari hadithi hambaye cyane ituruka ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, itubwira ati man qama bi'ashri ayatin lam yuktabu min al-ghafilin. Umuntu uzarangwa na aya 10, agasara karangwa na aya 10, ntagazandikwa mu barindagiye. Bavandimwe Islam, dukurikije muri iki gihe tugezemo, murabona ko tudafite ibyago byinshi byo kugwa mu bantu barindagiye. Bavandimwe Islam, ese ntago tubona ko hari ibintu bitubaho cyangwa se ibigeragezo bikaza tukabibona, ariko tukaba twirindagiriye? Nimba ushaka rero kuva mu barindagiye, rangwa n'iyi swala. Intumwa y'Imana iratubwira iti man qama bi'ashri ayatin, umuntu uzahagarara agasenga igihagararo cyangwa se iswala irimo aya 10, lam yuktab min al-ghafilin, ntago azigera yandikwa mu barindagiye. Ese muzi abarindagiye? Muri suratu al-anbiya nimba atari haji, Allah aratubwira ati ikhtaraba lin-nasi hisabuhum, mu by'ukuri ibarura ry'abantu riregereje, wahum fi ghaflatin, bo birindagiriye. Abantu baririndagiriye kugeza aho umuntu igihe cyo gupfa kigera ku minota ya nyuma akirindagiye, akivuga ngo ndacyafite igihe, kugeza ubwo imyaka imugerana 60 70 akirindagiye, ariko umuti ni uyu nguyu. Bavandimwe Islam, hadithi iraduha umuti ukomeye. Nimba udashaka kurindagira, nimba igihe cyawe kiri kugenda ariko udashaka kurindagira, rangwa n'iswala ifite aya 10. Gute rero? Faman salla al-witr, umuntu uzasarira ka imwe ya witri, walau rak'atan wahida, kabone nubwo yaba ari imwe gusa, faqad qara'a 10 ayatin, azaba yamaze gusoma aya zingahe? 10. falfatihatu 7 ayat, suratul fatiha ifite aya zingahe? 7. Masha Allah. Wa suratul ikhlas ifite aya zingahe? Ifite aya 4 ayat. Wa suratul ikhlas 4 ayat, ifite aya 4, zose zikaba 11. Ni ukuvuga niyo wasoma niyo wasoma suratu al-Kawthar ifite aya 3 gusa, birahagije kuba wagiye muri babandi Allah atazashyiraho ko barindagiye. Hari abantu b'indindagiza igihe kigera akaba kiri mu bintu byinshi, bakamubwira ati tora shahadu, akavuga ati imitungo yanjye niyo nshaka, hari imitungo ntafite natije runaka. Uko kose ni ukurindagira. Bavandimwe Islam, umuntu igihe kikagera cyo kwicuza ariko akaba kirindagiye,
umuntu uzasari rero isalatul witr agasoma suratul fatiha agasoma suratul ikhlas nko dukunze kuyisoma igira aya enye gusa, ni nayo dukunze gusoma kubera ko iri mu masura matoya, umuntu abasomye aya 10 zinarengaho. faqad qara 10 ayatin falfatihatu 7, suratul fatiha ifite aya 7 wa suratul ikhlas 4 ayatin ifite aya enye. suratul ikhlas qul huwallah kayfa wal arbahu fiha mutanawwi'a wa mutakaththira. Ese wagira uko binganya ibihembo nk'ibi ngibi cyangwa se ibyo wasomye iyi swala wasayi ifite ibihembo byinshi bigiye bitandukanye kandi bitagira ingano. nas'alullaha al-i'anatu wal qabul, turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushoboza gusari iyi salatul witri ndetse no gusoma izi aya zigera mu 10 bavandimwe Islam. turasaba Allah subhanahu wa ta'ala kubw'ingabireze yuko yatuvana mu bo yagize hirman, mu bo yayiziririje gusari salatul witr, kuko mu gihe mu bintu turi gusoma cyangwa se mu bintu turi kwiga muri iki cyicaro hari abantu benshi badasari iswala atari uko batabishaka, ahubwo kubera ibyaha byabo bimeze gute bituma bibabuza ibyiza nk'ibi. Nkuko twabisanze kuba tubanjirije beza batubwira ati ngewe nigeze gukora ikosa Allah amanisha gutasari qiyamul layl mu gihe cy'amezi 6. birashoboka rero kubw'ibyaha byawe, kuby'ibyaha byanjye, kubw'ibyaha byacu yuko bitunanira niyo rakanye ikatunanira, tukisanga turi mu barindagiye babandi babwirwa ibyiza ukabona ntago bahari, ukabona bibereye mu mandazi nkuko basanzwe babivuga. Ariko iyi hadithi iradukurugutura, nimba tudashaka kuba mu barindagiye bavandimwe Islam, turangwe n'iyiraka imwe irahagije. ngira ngo byumvikanye dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushoboza akaduha ubushobozi bwo kugumya no kuramba kuri iyi salatul witri no kuyitoza abana bacu n'abadamu bacu. kana nabii sallallahu alayhi wasallam idha asabahu maradun, igihe intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iyo yahuraga n'uburwayi au mani'un 'anil witri, cyangwa se akagira n'ibintu bimubuza gusari salatul witri, qadahu min an-nahar, yajaga yishura ku manywa. fahadha dalilu ala ahamiyati tilka as-salatu al-'azima, ibi nibyo bigaragaza ubuhambare bwa salatul witr. ibazi swala bayisenga n'injoro nyuma ya isha'i, ariko iyo yahuraga n'uburwayi cyangwa se akajya mu bintu byinshi akaba bize ku buryo bwira atayisenze, ku manywa yaho yarayisengaga akayishyura. ibaze iswala yishyurwa, nukuvuga ni ikintu gikomeye. iswala ni iswala ikomeye n'ubuhambare bwayo, ibi ni bikugaragariza ubuhambare bwayo. ariko ma'al asafu shadid, cyangwa se kubw'ibyago bikomeye tuba twifitiye, ntabwo tujya tuyisenga. itangira salatul isha, nyuma salatul isha ushobora kwihagurukira ugasari raka imwe gusa, nta nubwo bagutumye imwe gusa, suratul fatiha n'iki na suratul ikhlas cyangwa se kauthar niyo yoroshe, inna a'tainaka al-kauthar, aisha zose zikaba 10. Allah kakurinda kuba mu bantu barindagiye. ngira ngo murumva ubuhambare bw'iswala. hanyuma umwandisi hafidhahullah aratubwira ati wa ta'kidu 'alayha, no kuyishyiraho ku mbaraga. fa'alayka bita'wid sigharuka, nahawe rero ho gushyiraho imbaraga mu byo wigisha umwana wawe. kuba wifata ukamwigisha gutwara imodoka, fabiha wa ni'ma, ni byiza. kuba wifata ukamwigisha icyarabu cyangwa se icyongereza n'ibindi byinshi ushaka ko umwana wawe atera imbere, fata umwanya umwigishe salatul witri, umutoze salatul witri, arangwe na salatul witri wa ahli baitika, ndetse n'abantu bo mu rugo, nk'uko batoza adab, nk'uko batoza gusuhuzanya, nk'uko batoza kubaha, batoze iyi salatul witri barangwe nayo. hatta yansha'u 'alayha, kugira ngo bazayikurireho. ngira ngo turabizi biragoranye kuba wakora ikintu cyangwa se warangwa n'ikintu cyiza cyangwa se wakora ikintu kikagumaho utarakimenyerejwe. ubwo ibyo rero menyereza abana bawe bakiri bato, ubimenye ukuze, bibamenyereze bakiri bato,
barangwe n'iyi swala bavanywe Islam, ku buryo bazakura ibintu byose bikaba byoroshye, cyangwa se ibyo bacamo bikaba byoroshye bavanywe Islam. Kubw'ibyo rero turasoza muri iki cyicaro dusoreza kuri iki kintu, cyangwa se kuri ibi bintu bitanu nk'uko twabivuze. Ese salatul witri itandukanye na qiyamul layl? Mbere na mbere salatul witri itangira ba'da al-isha, itangira baada al-isha ndo salatul witri inaanza, lakini qiyamul layli igihagararo cya nijoro gitangira baada al-maghrib mubashara. No kuvuga za swala za rawatib twarebye za 12 zira swala za salat sunanur rawatib, cyangwa se zino sunna zimwe basari baada al-maghrib zinjira muri qiyamul layl. Ngira ngo muri kumva itandukaniro rya mbere. Salatul witr inaanza baada al-isha mubashara, au salatul witr qiyamul layl inaanza baada al-maghrib. Zile sunna tunaswali zino sunna dusari nyuma ya maghribi zibarirwa mu bihagararo by'ijoro, cyangwa se muri qiyamul layl. Na nazo turaza kuzireba, turebe ibintu bitanu nazo turaza kubireba inshallah. Igisubizo cy'ibi bintu bitanu bisigaye, bine bisigaye biraza kuduha igisubizo cy'ibisigaye. Icya kabiri, salatul witri ibyira imibare ifatika runaka: 1, 3, 5, 7, 9, 11. salatul witr. Qiyamul layli unlimited, nkuko tubisanga muri hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, atubwira ati qiyamul layl 2 cyangwa rak'atayn kugeza igihe ushaki. Qiyamul layl ni igira umubare, ushobora gusara ugasarira 2 ugasarira 22, 24, 26, ushobora gusoza na witri raka imwe. Murumva aho bizitangiriye bitandukaniye, turi kugendana. Iryo naryo ni itandukaniro rya salatul witri na qiyamul layl. Hanyuma icya gatatu gitandukanye, salatul witri ishobora kwishyurwa, ushobora gucya ukibuka kutayisaye ugakora iki, ukayishyura. Qiyamul layl ntabwo ijya yishyurwa, ubwo urarindira bukira nanone ugakora iki, ugakora qiyamul layl. Turi kugendana. Nanone salatul witri ushobora gusara iswara 2, raka 3 icyarimwe, 5 icyarimwe ukicara atahiyatu imwe, 7 icyarimwe ukicara atahiyatu yanyu, 9 ukicara atahiyatu yanyu. Ariko qiyamul layl ntago ari uko bimeze, raka 2 cyangwa se 4, ni ukuvuga raka 2 cyangwa 4. Ngira ngo turi kugendana. Hanyuma ikindi nuko salatul witri nayo yitwa qiyamul layli, ariko qiyamul layli ntabwo yitwa salatul witri. Ibyo bitanu ngira ngo byasobanutse ku bantu bashaka gutandukanya salatul witri na qiyamul layli. Ni kuvuga qiyamul layli ni shaf'i wa shaf'i wal watr, ngira ngo byasobanutse. Gusa ni ibintu bigendana, ariko nanone bifite itandukanye. Na reka twakira ibibazo inshallah.